twarwariye Bruce Melody ati ntabwo wakora ibyo bintu muri kuguheza nguni ntabwo ngiye mfata side. So Bruce Melody ibyo ari gukora ibikorwa bye turabishima, turifuza ko biba appreciated right now nkuko nabikoze the last time. Ni ibintu bigaragara, tunanega ibinyamakuru kugeza aya masaha. Reka mbaho urugero, nabonye igihe n'ibindi binyamakuru bandika breaking news ko Kayiniro Rugaba promoted, babibonye mu binyamakuru bya Uganda. Bivuze ngo aya masaha dufite New Times n'ibindi binyamakuru byandika mu zindi ndimi. Aya masaha bakaba bandika izi nkuru ibindi. Ni was Good Morning America icyari cyo. Uravuze? Ntibazi uremere bwo ariko wagiye ureka barabizi bahereze benefit of barabizi. Ariko ibingibi Jihad hari ukuntu Jihad avuze ngo ese ngo ntabwo ngo bari kumwe nawe, hari ukuntu bari kwijundika management ye. Mbere yuko tuba management kudatanga service nziza, tumaze turebe management ani mugejeje vision man. The vision. So, for me ahangaha ariko akantu kanyuma mbere yuko ujya kwa akantu kanyuma, reka tubifate nk'abanyarwanda muri rusange, dushimira igikorwa uyu musore yagezeho na timu ye. Siko bimeze? Bimuha intege uyu musore ndiyumve ko, kuko ejo bundi byarambabaje kandi narabivuze, ntabwo nyiri banga. Ejo bundi ubwo aherutse muri Amerika pa ubwo bagarutse, ura musore ajya kuri Instagram akajya kwiyamamariza igitaramo, byari biteye agahinda. Ntabwo waba ugiye hariya, nabwo yarafite ama interview kuri ntoza kuko ma televiziyo muri Amerika yagomba guperforminga. Ariko birababaje kubona ari we ari mu modoka ari kujya muri mera akiyamamariza igitaramo ngo abantu bazi mu gitaramo cye. Koko ibyo bintu birakwiye? Ntuzaye kigufi uyu nguyu ni ndeka no kari kakoze uko ejo bundi. Uyu nguyu utaririmba n'indirimbo eshatu bamwita nde Kenisoro, aza muri Canada ibinyamakuru bikandika. Shame on you, abantu mwandika ibi bintu byo kuzana abanyamakuru b'ibigoryi, umuntu akagenda agakora inkuru bitewe n'amaranga mutima, ku buryo umuntu uterura idarapo ry'igihugu aya masaha mukamwirengagiza. Ntimubyandike, ntabwo biteye ikimwaro. So nk'abaturage ubu ngubu twa dukora itangazamakuru mu baturage, like baryita gutera mu Cyongereza munyibutse urakoze cyane. Nkatwe dukora citizen journalist, mureke tubivuge journalism. Ariko sako bite byawe wowe ugikora ibyumba ugikora muri HCR wavuga icyo cyo ngari ubizi. Ntabwo abakozi ibyumba bakora i Kigali, najya ibyumba muri Misiri. Simpuzi se iyo wazaga ibyumba wavuga icyongereza. Tegereza nanjye ndacyari mushinanga nzaki. Nanjye nzakivuga ihangane aracyari kare. So icyo tuvuga abakora citizen journalism, I wish ko ibingibi dushobora tureza peperusha bendera, mureke Bruce Melody twa appreciating ibikore gukora na team ye. Dore na ntuza na shondoroketa na gaire ntabwo akipanga muri kamera. Nabonye ejo bundi imana kamera iramufata ibihushuka kabisa, ntabwo ashaka kuyiyereka. Nawe urabona ko ahanga ni bo kabisa yamaze kumenya akazi. Murebe nabonye muri iyi video ebana gaire ari adashaka no kuyerekana kamera. Ibingi bintu twashakaga. So urabona ko noneho afokasinze kugira ngo umuhanzi we agende aboosting agere kure. Tuzabona gare muri Grammy Award, ni Grammy ni Grammy whatever, muri Grammy tuzabona. Siko bimeze. Ariko kugeza amasaha ntabwo katutangariza itangazamakuru, ntabwo mugifite inkoni y'icyuma nko bari bameze 12 2012 umuhanzi mutavuga ntabwo yazamukaga. Uyu munsi platform za Bruce Melody zirahagije kugira ngo zimwereke isi. Citizen journalism dufite ububasha bwo gutuma umuhanzi wacu ashininga. So for me, for now, but I might the point I need to get out, you know. Na akanajya nenda kuvuga kari important buryo nk'abo yashagi na n'ukuntu yamwakiriye, kuko abantu bakora collab ntibagirane niba clicking, they don't click. Buriya bara clicking rero bituma nawe ashyira mu mwete ku promoting. You know, nabyo I think murabizi ko hari igihe abahanzi bakoranye bitewe n'ukuntu bakoranye, you know, n'agaciro umuhanzi kandi mitwe nonsense Mike ndamaze. Okay. All right, thank you Godfather. Ijambo rimwe ndabizi. Okay, ubutumwa ku muntu ukunda ndabizi wakwisiga n'amarangi kuri Bruce Melody, muhereza message. Ndabizi rega kinyusa amasaha byagiye muri space hano muri Catfish, mubwire mu butumwa urashoboye azaze Texas. Nibwo butumwa kandi akomereza ngaho. Keep up the good work. Keep using ibikorwa amagambo make. Ntabwo Bruce Melody amagambo make
iyo atari kuririmba bari kuvuga we nta magambo afite akoresha ibikorwa Bruce Melody iyo atari kuririmba bari kuvuga agira amagambo no kurusha Godfather ariko urazi ukiri kintu kuko to keep your personalities good too niba ari humble azaguma ari humble nta mpamvu yo kuvuga ngo agiye kuba igitangaza niba asanzwe ajya kuri Instagram azakomeza ajyeho niba asanzwe ajya kuri za YouTube azakomeza ajyeho nyine uko we yiyumva azakomeza gukunga urakoze cyane Bruce Melody Claudine uyu ni umunyamategeko na Kasamutwe ariko bafite imigani n'imigambi ahubwo azaze tugire tukore ibintu ngo uzagera na Gaherwa mubwire ukuntu azamfungisha oyaye ariko rero urakoze cyane no kuduha ishusho y'uburemere bw'ibi bikorwa arimo kandi nk'umuntu umenyereye muri Amerika uzi n'ububasha bw'iriya ntuza ni ukuri uduteye intege zo kutwumvisha ko even na Grammy ashobora kuzayifata bitewe n'uburemere bw'ibintu ari gukora urakoze kumutera courage ndagushimiye Claudine kandi keep it up arakoze Claudine by the way so tugaruka ngabaha okay mbere yuko dufata Chantal na Sande okay niki wakongeraho tunagushimira by the way muri ntuza muri Ukuri Times you did what you have to do urakoze I try my best ndashaka gusubiza ko Jihad yagiye nusakomoza ku kintu cya ambassade ndashaka kugira ngo mwunganire kuko ambassade ibintu bimwe nk'ibikorwa byabaye irabiri tweetinga rwose mugiye kuri Rwanda in USA mushaka kureba ambassade irabiri tweetinze ibintu bya Bliss Melody so which is good bayabikoze ahubwo nuko na the following wenda account ya embassy ngirengo ariko biriho rwose biriho ambassade bayabikoze kuko biriya ari ishema ry'igihugu kandi bibereye muri Amerika so yagiye retweeting ibintu bya New Times breaking news kuri ibintu byo muri ibintu nyine byo muri Good Morning nuza Bruce Melody na The Ben bashwanye byacitse umuriro watse bigahita byafectinga abantu bose imitwe igashyuha abamushyigikiye buriya bashyigikiye bari jewe I would rather kubona dushyuha umutwe turimo kumobiliza The Ben na Bruce Melody baduhaye show muri BK Arena turimo kubyiganira mu nzira tubashakira abafana turimo kumobilizinga turimo kugura amatiketi ako kantu niko numva nifuza muri jewe and I have a dream yuko ibintu tuzabigeraho ariko until then ni dukora industry ikomeye apana bya improvisation byo kumva ko umuntu ngo kubera ko afite ijwi ryiza ngo yagiye kuri scene ntafite team im backing up ntafite manager a good manager I mean erega no manager agomba ko yarabisobanukiwe yaranabyize yanagize gute usanga aba entertainers bacu ejo nahoze murabizi ko ntondo rubyiruko ejo nahoze nganira n'abari muri film industry n'abantu bafite amatara zira filime tura du short series n'ibindi murabibona ukuntu bafite amatara ariko n'abantu nibo bantu bakennye mu gihugu usanga umwana muri episode y'amezi 6 cyangwa y'umwaka wose ngo agenda ngo afata ngo 25k ngo iyo yaje ukuva birababaje cyane it's very sad so rero nk'ubu nk'aba baba hati ba Godfather abantu muri no hanze mwagombye kuba munaza nibura no gutera inkunga ibyo ba Claudine ibyo mwigiye aho ngaho hakurya mu mahanga mukaza mugatera inkunga so rero nose ko ndi kumva ubigize muri rusange kandi dufokasinze ku bikorwa Bruce Melody arimo muri Amerika wabigarukaho gato ibikorwa Bruce Melody arimo muri Amerika he's raising the flag very high ariko again my concern ni nk'ibi ngiye murimo kuvuga ngo abanyamakuru ntibamusapotinze why not na abandi muri industry bari ngo turabigenza gute kugira ngo bibe sustainable so we need to know ngo muri 10 years uvuze riri musapotinga nicyo turi Godfather icyo nicyo kibazo niho natangiye mvuga ngo
together we stand and divided we fall. Kuki batarimo kumubacking up nyine, ariko nanone twega turimo kumubacking up, twega twumva dufite ishema. How can we work together kugira ngo keeping your standard agenda even higher? Kuko ejo ntabwo kumva ikibazo hano kiri iyo haya haje umuntu bita wakomeje kuri management data wa ndigura tugaruka ngaha tugaruke ntituve kuri ntuza dufata ntuza dufate iyo management uvuzeho ibida itametrize ibintu. Aba bantu baje muri managinga Bruce Melody uyu munsi ni abantu baje ubona ntabwo ibintu bari barimo uburyo babikoragamo, abantu barakomplaininga barabinenga. Ariko aya masaha turebe noneho babantu twanengaga batarafite iyo orientation batarabimenyereye, tureba ahantu aya masaha bari nabo bamugejeje, sibyo n'ibikorwa byaho bimugejeje. Kubera iki cyo kubaza ntabwo ngiye nshaka kugira ngo tujye muri mento, kubera iki aya masaha Bruce Melody uvuze ko ari cruising the flag, afite flag y'igihugu ari hariya, kubera iki kugeza amasaha abakabaye bamushyigikira cyangwa bakabaye boostinga bakagaragaza bagasupporting umunyarwanda aya masaha batari kubikora? Ariko nibyo ubwo nta narize nakoze ngo ndamenya ngo niye mpamvu nakubwiye ngo tudashyigikiranye ngo dushyire imbaraga hamwe, abantu bacu ntabwo bazigera bazamuka ngo bagere ahantu twifuza. So iyo nayo iri muri resulta zimwe cyangwa se consequence zuko kudashyira hamwe in the beginning. So rero ikibazo cya Bruce Melody ni cya The Ben cyangwa se undi wari wese ku giti cye, ntago nabambimetriza cyane. Icyo nshaka kubabwira ni globally where are we taking our entertainment industry? Nicyo ngicyo nashaka kuvuga icya mentorship, kandi tutarabona solution ya mentorship n'ubundi ntaho tuzagera. So rero nabana nagarukije aho ngaho, ntabwo nkunda kuganira ku kintu ku muntu ku giti cye, ariko mbashaka ngo turebe ni irihe somo tuba dukora muri ibyo byose. Abo banyamakuru muvuga abo batamushyigikiye iyo management iyo mentorship, how can we do better? Kandi ko bishoboka. Ubutumwa mbere yo kugera nko mu byeyi ndashaka kohera ubutumwa uramusore aya masaha. Music kuri Bruce Melody se? Yes. Ubutumwa ubwira kugeza amasaha nk'umuntu warebye ahantu hari n'ibikorwa arimo imihanda ari kuzunguruka muri New York, aka message keza kuri Kabutindi. Bruce Melody one as a person, he's a very good guy. No munyabwenge, that much I know. Afite ubwenge, iyo no interviews imitavuga umwana w'umuhungu afite high IQ. So yes, no munyabwenge cyane. Ikindi cya kabiri, Bruce Melody afite talent. Afite talent cyane. Bruce Melody ikintu je nifuza nuko ya keeping up his head. Waramubonye no gwarunahari. No kuri stage kuri utarambonye uburahamije ko ntari muri Rwanda Day. Si wari ugiye kuvuga? Ntaho wari muri Rwanda Day, waramubonye kuri stage yuko he was on the top of the topic. Ariko icyo nari ngiye kuvuga, I just wish him to keep up kandi akomereza aho ngaho. Gusa nanabwira abantu babaca intege, abamuca intege, ababaca intege The Ben arabashaka kubagonganisha ariki, ibyo bintu rwose tugerageza tubeke nk'abanyarwanda, nta shema biduhaye na ritoya pe. Thank you so much. Hallelujah. Sande kubera uri mugufi ntabwo amenye ko Bruce Melody ari gukora ibiganiro kuri Good Morning America, ariko yarahageze. Nicyo kibazo cy'abuzukuru ba kigufi. Ijambo niryo dufate Sonia hanyuma Oswakim hanyuma Sonia. Urakoze cyane. Ngiye kuvuga ku tuntu dutatu. Ubwa mbere ndavuga kuri management ya Bruce Melody, ubundi mvuga kuri Bruce Melody, noneho mvuge ku muziki we mu minota 3 gusa cyangwa ntigere. Ibyo byose bireke uvuge ku gikorwa arimo kuri uyu munsi unagishimire. Niho binjyana, ntabwo wavuga ku gikorwa ari mu uyu munsi utavuze kuri Coach Gael. Nibiba Coach Gael manager nakora iki uyu munsi ko turi gushima. Nibyo ngende gushima nta n'ikintu kinzanye hano, ariko areka mpere kuri wowe bro. Iyo niyo twita entertainment, ariho nshaka no ko abantu bajya bumva. Niba umuntu akoze ikintu kibi muri entertainment, umuntu wari wese, yaba umufana, yaba umu-influencer, yaba undi wari wese, wemereye kumukasa, wemereye kumuhugura, wemereye kutemeranwa nawe, ariko yakora igikorwa kikagukoma, niko babyita mu materima agezweho, umushyigikire, umuvuge, uvuge ibikorwa, nubwo wowe utamukunda nk'umuntu cyangwa umufiteho ikibazo, ariko ibikorwa bikivugira. So Godfather, ibindi bintu byiza nicyo entertainment yacu ibishaka.
niho nari mpere gushima. Noneho nari mvuze ngo Bruce Melody hari igihe abantu bajya bazana amakritike cyane cyane tuvuge n'ibi by'itangazamakuru ngo kuki tuvuga ngo ntirimushyigikira. Bruce Melody n'umuhanzi w'umuhanga, utabyemera ubona afite ibindi yemera, n'umuhanzi w'umuhanga. Bruce Melody ataragira management yari mu bahanzi bakomeye niba atari nayo wa mbere